reka nkubwire so ubona abakobwa bose bari muri ino mihanda ndafata so kubatiraho iteka niba bazi ubwenge bazanabireke niba banabikora ariko nibatabireka iyo uryamanye n'umuntu ugiye kuguhereza akazi ashobora kuko guhereza uwo munsi nta experience ndifitemo ko se naryamanye nawe ariko umuntu wese wabikoze yarazi uzaza udutwika imihanda bakurya ayo maturu ugenda ubone nyine uri hejuru itangazamakuru rirakuvuga abantu bose barakuvuga iyo nguyu na kanuzi ariko ibyo bintu birarangira kandi abanyarwanda twibagirwa umva ushobora gucishamo kanya tutakubona turakwibagirwa pe ntabwo nagiye mvuga ati ngiye kuba umusitari cyangwa iki niyo mpamvu kugera n'iyo saha utazambona nayagaye ngo nshaka umusitari ngo nkore ibidakorwa kugira ngo mube icyambere nuko ndi bubona amafaranga What's up Kigali nko bisanzwe so by the band Mari Baddest one and only the champion boy waya say nkuko nibabwiye abari banga after banga right today rero ni kumwe na baby girl the bad girl DJ Golden what's up neza fresh ase Golden kuri kubyiwa mani kurya iki kimwe narananutse mani ubu narananutse nshobora navuye nk'uturo nkatunga nka dutatu cyangwa nk'icyo so gukibyibushye wanganaga gute nayo mfite 120 ibaze ko ibiri 120 nabigize nkigera mu wa 5 segonde numva ibintu nikoreye ndabyumva hasi aba DJ bafite no kubyibuha aba DJ mugenzi wa Messi shize no bishinga ari bagishije ubujeri n'ingurube nawe zibagisha oya ngiye ndikunda ntago nakibagisha uko meze mba numva nabi cyakoze Golden izere ko mwamubonye abantu bari team Golden mwakira mu dutima muri comment cyangwa imiriro myinshi bamwita DJ Golden no mu DJ wa mbere mu Rwanda ambere ntabwo byemera oya cyangwa ndi mu wa kabiri batubwira wa mbere ni rero wa mbere banumva ari wa mbere ni DJ wemera mu Rwanda ni ira wenyine DJ ina tubwira impamvu mwemera ni mukuru mu gakino kandi we abazi n'ikintu ashaka kubera ko mukurikirana abandi bose nkeka ko hari ukuntu babigenje kugira bigende fresh ntabwo ariko bose batabikora ariko we nyine ni umustar man ni wadanje n'abandi ni abastari ariko giye simba fana tu ukunda DJ ila DJ rero kuvuga ngo ari mu bantu bakubereye nka rugero wenda ni nka Roromodo cyangwa se n'umuntu wigiye ibintu byinshi nta nubwo yigeze ambera Roromodo uretse ko umukunda gusa ararenze ariko yanakora Roromodo ni umukunda mu Rwanda yakabera Roromodo wawe ndamukunda ariko ntabwo ari watumye nza muri kariyeri reka shaye ibintu biraza kugora reka nguremo agafilm we dukuremo nanjye n'induhanda dukura Golden nacyo bitana ntabwo akora mu zino film ntabwo naziko Golden afite amaso meza ngo abanze kugira ngo arangaza abantu ntabwo mbashaka ko abantu bayareba nyine akoresha amakosa alright amaso ngo ni meza bya danger ajya tuma wumva watekereza ibindi bintu ko biri bube kandi bidahari abazi kumva nyine ngo babyumvishe hanyuma si Golden alright ndagira ngo tuganire cyane reka yamanze nakire DJ Golden wakiye muri studio za KJ 250 na DJ nemera cyane especially she's my sister alright hanyuma uratubwira urugendo rwawe inspiration back in days urumva kugira ngo wisange uri DJ right now ese ibintu byaje bitunguranye ibintu watekereje kuva kera nyine what's going on okay ntabwo nabitekereje kuva kera kubera ko ubundi numvaga nzaba umupolitisi erega yuri umuhanga ibyo byose urabitegura ari umuhanga mu ishuri numvaga nzaba umupolitisi ariko nasohotse nyine mu ishuri sohokamo muri famille bitameze neza kandi biriya ntabwo ari ibintu ushobora kujyamo ngo bite bikunda gusaba kwicara ugashyushya ikibuno nkuko n'ubundi nari naragishyurije muri secondaire ko nari narize n'ibiboro bikomeye sana ariko ndavuga reka ngende mu bintu ndi buze kwiga ko nge nafashe umwanya wanjye ntabwo nagiye ngo nirukanke inyuma y'umu DJ ngo ngende ibintu akora ngo ibiki oya nafashe amafaranga yanjye nta n'umubyeyi nayatse kuko nge nkisohoka narafotoye hari abamama nafotoraga nashaka kuvuga ko bakora mu kigo cya Danje turaza kubasheringa nawe babibona bari abameri nibo nafotoraga nibo nakuye amafaranga yo kujya kwiga
ndagenda ndishyura nabonye kwa Brian nyine bari basohoye nyine ko bagiye kwigisha ndagenda uzi none ikintu itangaje ntabwo nahise mbishyura yo kwiga bwa mbere kandi byasabaga ko uri bugende ugatanga avance kwiga ibyumweru 2 wabona nyine ushaka gukomeza ukongera ukwishyura yandi mafaranga ariko ntabwo ari Brian watwigishaga ni Lion DJ Lion ndamubona niwe watwigishaga icyo gihe njyayo bwa mbere najyanye telefone ya Mary ntabwo yari ahari niyo natanze kugira ngo nige natanze yari afite iPhone 6 Plus ibi bya daje bitari byaza nayo n'umuntu wari yamuhaye muri kado ndagenda ndayibahereza turandikiranwa ndavuga ati amafaranga nzayabagira iki n'iki ariko kubera ko ngiye nshaka kwiga reka nze nige ariko ugera gucira ijambo ndagira ngo mbwire umunsi watekereje kuba DJ kuvuga ati burya nawe umu DJ inspiration wazikuye urumva aho ngaho wari watangiye kwiga watangiye no kubona n'umwarimu Lion ahantu ari turamusuje cyane ubu byagenze gute wararyamye byuko usanga wabaye DJ uhuye n'umuntu arakubwira ngo yakwigisha kuba DJ wabyumvisha ngo byagenze bite nkuko nabikubwiye hari situation mu rugo itari imeze neza cyane cyane kuri Mary wanjye ariko ari byinshi agomba gukora bitaro DJ warafotoraga kuko utakomeje gufotora ugahitamo kuba DJ numvaga nta fotora gusa ko ntabwo nkunda ibintu bijagaraza numva hari ukuntu ujya gufotora nk'abantu ukajya ubwira ukumva umuntu ngo hindukira urebanga n'undavuga ngo nanjye mfotora nguku ibyo biboro ngiye ntabwo mbikunda amashaka gukora ikintu kikarangira navuze ati ibi bintu wenda nabikora ariko nkakora n'ubu DJ ariko maze kugera mu DJ byo narabyihoreye ariko nyine nabonaga DJ Brian yarakize icyo gihe nta n'ibintu bya danger yakoraga ndafata ariko nareba vibe ziwe naha boro nigaga ngiye naremusingaga naraba DJ nta nubwo nigeze ntekereza na rimwe mu buzima bwanjye mbere yuko mbijyamo ko nzaba DJ byewe aho bashye mu DJ nakora ko mbona ko ari n'ibya danje noneho cyane nyitana namona basohoye n'ibintu byo kwigisha ndamuga reka ngende ko nagiyeyo mvuga ati ntabwo nagiye mvuga ati ngiye kuba umustar cyangwa iki niyo mpamvu kugera n'iyo saha utazambona nayagaye ngo nshaka umustar ngo nkuri bidakorwa kugira ngo mube icyambere nuko ndi bubona amafaranga nimara kubona amafaranga ndayakoresha ibyo nshaka ko nabaga nshaka kwita kuri Mary wanjye ahantu yarari nicyo cyatumye njya muri kariyeri nkatanga n'iyo phone itari niyanjye ariko numvaga ko anytime nyine nzabasaba amafaranga bakayamerera urumva watanze n'igitambo gikomeye cyane ufite telefone y'umubyeyi urayitanga n'ibyo bya danje hanyuma iki ni inzira yo kugira ngo utekereze kuba DJ utangire no kubyiga n'iki hanyuma se aho wagere mu DJs ese ubona ari umwuga isoko hano ry'umurimo ushobora gutunga umuntu akabaho akamera neza naribi ndetse nk'umwana w'umukobwa especially abantu dukurikiye ushaka kwinspira abakobwa bamwe namwe bari gushaka kubyiga bana muri famille zacu bagiye batabana byumva fresh hano bumva ngo abantu bacuranga aba DJs n'abantu banywa itabi urumogi banywa amayoga nyine tubukona dufata cyangwa bafata mu buryo butari fresh sana so ni ikintu wowe baje kubona mu DJ experience watanga ikintu cyo nakubwira sinakubwira ngo umubyeyi uzamubwira afite gucuranga ngo ahita byumva ko kandi ne kamera aho ku babyeyi iyo mama wanjye aza kuba hari icyo gihe naguze isana ari kuba ndi umu DJ na vie impamvu yabyemeye nuko nabimubwiye naramaze kubikora naramaze kubyinjiramo ndavuga ati ngubu ndi kwiga gucuranga ntago nahise mvuga ngo ndagiye namuzaniye akantu gato maze nk'iminsi ndi kwiga ndakamuzanira ndakamwereka ndamuga ati ngubu rero ngiye ngiye kuba umu DJ ufatiyo ubu ngubu mfatiye wongeye kwiga gucuranga niko kazi mbonye ngiye kujya nkora urumva ariko ntabwo ushobora kugenda ngo ubwire umubyeyi ngo ngiye kuba DJ no sense nta kintu na kimwe ashobora kumvamo aba yumva nyine ugiye kubikirara nk'uko bivuze niko babifata ariko umuntu ugiye maze ikintu ashaka abantu umusaruro uraboneka ushobora kutagira ikindi kintu ukora akaba ari byo ukora bivuze ngo ni umwuga nk'iyindi yose ni umwuga nk'iyindi yose ntabwo bari bashaka bazashyireho n'amashuri bajye babaha n'amacertificate n'ubundi amashuri arahari ariko nka kuno umwana ashobora gukura bishaka wamureka akabikora nta kibazo byamutunga ni umurimo nyine nk'indi mirimo muri makeya
cyane. Okay, urumva nko ku babyeyi twabakuramo izo mbogamizi bagariza abana babo amahirwe. Buri iyo uretse umwana agakora ikintu ashaka cyangwa akunze, beta kurusha uko umuhatiriza wajye mu byo wowe wumva ko nta mubyeyi n'umwe ushobora kukwifuriza gukora ikintu, nta nubwo yakwifuriza kuba ahantu habi, ariko iyo umuntu akoze ikintu akunze ashaka, ukunda iyo mikoro, hari umuntu wayikubuza? Yagiye umuntu wayimbuza twanaserera. Niyo yaba ari umubyeyi wawe wakumva ko akubangamiye, utamubwira nabi cyangwa umwumvisha ibindi bintu, ariko ukumva wowe arakubangamiye. So umuntu iyo akunze ikintu agikora neza cyane kuruta uko wakimukundira. Uvuze ngo abantu babareka cyane cyane abakobwa ngene bari kwibandaho, numva ari umukobwa umwana wo mu DJs, umukobwa uri kuzamuka umeze fresh sana, nta kindi kintu akora uretse gucuranga ni DJ Golden, kandi biragutunze imyaka myinshi. Maze igihe kinini kandi ari nkora, nta kindi kintu ukora kandi ubaye neza, dore na fashion zimeze fresh sana, umuntu akurebye ahita abibona. Ntabwo nkurusha. DJ Golden urabona muri na kariyeri dukora habamo challenge nyinshi zitandukanye. Ese nk'umu DJs w'umukobwa, DJ Golden nize challenge uhura nazo kuri bagenzi bawe, ku bakire bawe, ugize kuba ngo ibintu kujagaraza? Ese mu DJ n'ubundi harimo bijagaraza byinshi, of course abakire bashaka kwambara, ese bimeze biti? Ukire wo kunyambura biragoye, ariko baranyambura. Wa wundi wanyegeje we yaranyambura. Ariko nta byadanje, yanyambuye ntabwo abanyambuye impano mfite cyangwa ibintu nshobora gukora. Nshobora kujya n'ahandi nkakora nta kibazo. Ariko hari igihe ukorera nk'umubosi akakuzanaho rwahama. Ndi kuvuga kuri kote y'abakobwa, akakuzanaho rwahama nyine, ariko njyewe ntabwo bishoboka, kubera ko iyo nje kugukorera ntabwo mu bintu twumvikana ibyo ngibyo biba birimo. Cyane cyane ko njyewe kariyeri nayijemo nzi icyo nshaka, ntabwo ushobora kumbwira ngo dukore ibi ngibi kugira ngo ngire ikintu nguha, aho kugira ngo bibe wagumana akazi kawe, kubera ko umuntu abura umubyeyi ntabwo abura umukoresha. Ariko njyewe ni imbogamizi mbona zigonga abana b'abakobwa cyane cyane kuri imihanda. Sometimes usibye no muri DJ tugenda outside ku zindi opportunity, abakobwa ahantu bagira borders, sibyo? Baby uri mu DJs, kuba urabona muri no industry iki kibazo nashaka kukigira akamiti imyoriraho. Ubona turi no mu bahanzi, abantu bamwe bavuga ko bakora bakora ibitambo, aba DJs bamwe nibo bahora bari on top. Izo challenge dubona nazo nk'aba DJs cyangwa se mubana nazo nk'aba DJs. So urabona no umukobwa by'umwihariko cyane cyane ko ibyo n'abakora hari abantu batabyumva benshi muri family yabo iwabo, wenda umuhungu sometimes ababyeyi bagiye babyumva, ariko umukobwa aba in the level. Izo challenge nkawe DJ Golden imihandire gute ubanje gute? Ngende bukubwire kuri kote z'abandi nkabona ganire nawe uko nge sinigeze mbigira, cyane cyane ko hari n'igihe ushobora kujya kwigishwa n'umuntu agasaba ko mwabanza kuryamana kugira ngo aguhereze ubwo bumenyi. Umugani wa Briane agakwereka Q akakurongora uko, ariko njyewe nagize imana umuntu wanyigishije, twese twari tuzi ibintu dushaka, ntabwo ibyo bintu yigeze abinyaka na rimwe. Kugeza n'iyi saha turacyavugana, turaciringa, ntarambwira iryo jambo nayo simbizi niba abandi bakobwa ashobora kubibabwira, ariko kuba atarabimiriye ntabwo nshobora kumutera ibintu mvuga ngo hari n'abandi abibwira. Ariko bibaho cyane umuntu kugira ngo akwigishe. Reka nkubwire, so ubona abakobwa bose bari muri ino mihanda so kubaciraho iteka, niba bazi ubwenge bazanabireke, niba banabikora, ariko nibatabireka, iyo uryamanye n'umuntu ugiye kuguhereza akazi ashobora kukaguhereza uwo munsi. Nta experience ndifitemo ko sinaryamanye nawe, ariko umuntu wese wabikoze yaraziye. Uzaza udutwika imihanda, bakurya ayo maturu, ugenda ubone nyine uri hejuru, itangazamakuru rirakuvuga, abantu bose barakuvuga, uyu nguyu naka n'uyu, ariko ibyo bintu birarangira. Kandi abanyarwanda twibagirwa, umva ushobora gucishamo akanya tutakubona, turakwibagirwa pe. Ariko nyine w'ikintu umukobwa uri hano ahangaha, ikintu nakuvuga cyo nsigaye mbona umuntu wese ubuze akazi avuga ngo agiye kwiga gucuranga, ngo agiye gucuranga. Ntabwo twese tuzaba aba DJ, kimwe nuko n'ababirimo ntabwo umuntu azagira imyaka 50 akiri umu DJ acuranga. Niba ugize ayo mahirwe ntugire izindi mbogamizi uhora nazo, ukaba wakora, ni byiza.
ayo mafaranga uzayafate urebe ikindi kintu uyakuramo kuko ntuzasazira muri DJing ntabwo uzarara ijoro ufite imyaka 50 cyangwa warubatse nanjye ndabizi neza ko ningera kuri iyo kategori yo kumva ko ngiye kubaka urugo ntabwo nzongera gucuranga nibyo nihaye tu ariko n'akazi wagakora ukatunga n'urugo hari aba DJ tuzi ariko bafite abana kandi b'abakobwa kandi bakora n'abagabo babo utekereze numve nta mudije tuzanye umukobwa ubana n'umugabo wawe none se kubera iki batabana kubera iki sawa ubwo ubitsubizaho oya ngewe ntabwo nzi impamvu batabana nabo ntabwo kunteranya ndakubwira sinzi impamvu batabana nabo ariko ngewe numva ko ntazabikora ariko ni bya bintu twavugaga byanga byakunda bura mu DJ ushaka kuba arimo ikibazo oya ntabwo ari ikibazo reka nkubwire ki niba mfashe umwanzuro wo kuvuga ngo ngiye kubakana n'umuntu runaka ngiye kubana mu nzu nsize ababyeyi banjye ariko urukundo ni urwa danje nsize ababyeyi banjye ngiye kubana n'uwo muntu ntabwo nzaguma gukora niba nshaka kuba mama nzaba mama none se twe kenshi dukora nijoro niyo dutashye dutaha unaniwe abanywa inzoga basinze uraryama ugasa ukikanga wongeye kubyuka n'ubundi usubiye muri ka kazi nta mwanya ubona even n'uwo mugabo mwaba mwarashakanye ntabwo ushobora kumubonera uwo mwanya kubera ko ushobora kuza wenda wakora ku manywa ugasanga yaryamye mu gitondo akabyuka agenda akaza gutaha nawe ari bugiye nta mwanya nawe wamubonera niyo mpamvu ngewe mvuga ko imyaka nihaye nirangira nimba nta n'icyo ndageraho nzabiruka none se ariko byanga byakunda ufite plan B ese niba mu DJs nicyo utekereza gukora noneho mu gihe waparitse kuba uri DJ uzatuva muri kariyeri neza burundu cyangwa se uzaguma muri kariyeri kuri mu bundi buryo nshobora kugumamo fasha abandi bari hasi yanjye cyangwa se abo tuzaba turi kumwe uwo nzaba nshoboye gufasha muri icyo gihe nzamufasha mu bushobozi nzaba mfite ariko ntabwo navuga ngo nzahita ndekera aho ngaho ibintu mbyihorere nicyo kintu abantu bajya bitiranya buriya niba uri umusitari byibuze uba ufite umudabo wawe uzagusimbura ku buryo tuzaba tuvuga ngo uyu muntu nuriya yavuye kuri runaka hano nk'uno mupeti witwa Ino turabizi twese ko yari inyuma ya DJ Mira twese turabizi izi saha bari kumwe n'abantu ba Marino n'abandi kuko Mira yamusigiye abo ngabo kuko nabo bari abana biwe ubwo niba bari muri genge nawe akaba yari harimo nawe yakomereje aho nabo azashaka undi mudabo wiwe ushobora kumusimbura niyo mpamvu ni byiza ko niba Chris wicaye kuri iyo mic mu gihe uri kuyikoresha uba ufite undi mwana hariya uri kwiga ibintu uri gukora kugira ngo ibintu byawe wakunze ukabijyamo ukabikora ntibizarangire wowe nunava uwo mwana azaze yicare akora ibintu ujye wumva nyine urampeta uvuga turampeta n'indi wamugeze kuriya nawe ntabwo yabyibagirwa ndabizi neza ariko abantu baribagirwa umuntu aribagirwa umuntu wamukora from the scratch yamara kuba danje akanakwibyaho birasa bisanzwe bibaho gusa ibyo twabigenderaho ariko tuzaba tubizi ko ari wowe wamukoze sometime n'ibyo ntiwanabyitaho tu ubigaragara wowe uzava mu DJs ariko ukomeze activity n'izanye mu DJ ukomeze ufashe n'abantu uwo nzashobora gufasha nzabimufasha hanyuma ngenda akandi kantu ubona muri DJing aba ari ingeri zose sibyo uravuga ati ngewe zasigara ntari kwifasha abantu n'iki eske kuba DJs bagenzi bacu wenda sibye n'abakobwa gusa n'abaniga iki bakwiriye gukora mu rwego kugira ngo nk'aba DJs dukore natwe union yacu gukora abahanzi bakora union zabo usanga nyine DJs bafite ntabwo platform aba DJs bafite ku buryo babariza ahantu hamwe na hamwe nta mu DJs ntabwo ari umufatwa nk'umuntu wahatari mu kino gihugu eske ni izihe mbaraga aba DJ basabwa gushyira hamwe eske niki cyatuma bahuza fresh kuko mu DJs ngo bama amashyari tudafashanya n'ibyo bavugaga eske bye ubona ari iki twakoranye kugira ngo tugire platform imeze neza ikibazo gihari kimwe twese turapingana kubera ko ibyo bintu mbajije no kubwaba bisoso barabikoze bashatse kugira union bahuriramo bose umu DJ wese akaba ari aho hantu kubera ko hari na groupe mbere
hari umu DJ kugira ngo yinjire muri groupe y'aba DJ ababizi barabizi byabaga bigoye n'ubu ngubu hari n'umufeti wa wibaza ati se nta groupe z'aba DJ babaho ko nanjye nyibijyamo narababuraga vuga se kuki nta groupe mbamo ngo tuvuge ko mu Rwanda nta groupe y'aba DJ bamo ariko ibyo bintu byose bashatse kubikora te bagiyeho babisose bashatse kubikora biranga ubona ibintu byarangiye avuga ati none umu DJ agiye kujya abona umufungo wa danje urumva biranga ejo bundi muri iyi myaka ishize na myinshi irimo ndumva ari nka 2023 niba atari na 2 nabwo turongera wari no muri komite ngira ngo nari ndi no muri komite nungaga batwaye nabwo biranga ukabona nyine barapingana manje kibazo no gupingana baramuse bafashije uwo muntu batoye cyane cyane ko ari na ministeri yari yaje gutoresha ndumva nawe icyo gihe wari uhari niba ariyo yari yaje gutoresha abo bantu bakumva ko ibyo bintu bishoboka bakumva ko twabikora bari gufasha umuntu twashyizeho mani bari kumufasha kugira ngo ibintu bitere imbere bibe binini ariko bose bagenderaga kuvuga ngo n'ababisoso bashatse kubishyiraho bamira abanyakida nyine mira abashatse kubikora byaranze twagiye mu magurupe menshi bumva ko n'uwo nguje nawe biri bwanjye bigatuma batamufasha ibintu byegera imbere urumva natwe turamutse twishyize hamwe tukavuga ngo aba DJ bose wenda niyo twavuga ngo ariko natwe se dutanze umusoro mu gihugu byaba bitwaye iki nta kintu na kimwe byaba bitwaye urumva ko mukoze union muhuriyemo mwese umukire wese ushatse umubosi akabanza agaca aho ngaho ahavuga ati ngewe uyu muntu ndamuhaye amafaranga bizava ibyo bintu bishobora kwita bikuraho n'aba bantu bamburwa bacuranze bigakuraho n'aba bana bagenda bagacurangira 5,000 cyangwa 10,000 batwicira akazi cyangwa bagakora n'ibintu batanazi neza aragenda bakagucurangira ibintu by'ubufu akagucurangira ko wowe uri umukire wanza gutanga 100 cyangwa 200 ku muntu waza gucurangire avuga ati kantanga 10,000 n'ubundi byose no mu cyari gucuranga nabirenze ugasabwa twese tugendera muri icyo kigare ngiye kwa kumuntu amafaranga arikanze akiga bose aya mafaranga yose ugende arambo no mu disk bana mu kwita gacumi azacuranga ibintu birangire atahi ugasanga natwe akazi kacu gapfa gutyo kugira ngo ibi bintu bizakunde byo kugira ngo aba DJ bishyire hamwe sinzi ikintu kizakorwa nk'uko ministeri yari yaje ikadutoramo umuntu uri buduhagararire n'ubundi izakomeza ibikurikirane be gutora umuntu ngo bahite bamwihorera aho ngaho kubera ko abantu bamuri inyuma nta cyizere bafite kuko na mbere byabayeho byagira umusaruro bitanga ubwo ni ukuvuga ngo nawe rero ugomba kwiha gahunda igihe uzasazira nk'uko abivuze aza buri kintu kuza kuri imihanda bizufasha nta muntu ukimenya igihe azasazira mwana n'ushobora kubona ncomotse ukabona harahiye nshobora gufurayitinga ngiyo cyangwa nkajya hasi cyangwa ugiye ngiyo ibintu aba ari bibiri byose birashoboka hanyuma turi kwanzura n'ibyo bintu ndagira ngo tugenda mu gice cyacu cyo gisa nk'ari cyo cya nyuma aba ari utuntu n'utundi cyangwa muri tuntu tumeze nka challenge kuri DJs tugena no mu kazi kanyako tukakwinjiramo fresh SK nk'iri gucuranga nakabazo k'amatsiko n'ibyuma bikazima abantu bari muri vibe bemeze bite tubwire nyine shusho ukuntu bawimva ibyo bintu byambayeho mbere ari byo byese kumba we ntarabimenyera abana numva najya nko muri reba nko muri DJ Box numva najyamo hasi nkitsimba ariko nyine uba wumva usabye ariko ni ibintu bibaho kuko ibi byuma ntabwo ariko tuba twarabikoze n'ubundi biba byarakozwe n'umwana w'umuntu ubu ngubu bimbayeho namenye ukuntu mbyitwaramo ushobora no gufata mikoro nkabakubita umunwa mu gihe ndi kubikurikirana bakikanga n'ubundi umuziki wasubiyeho ariko ushaka umuntu utaramenyera publike y'abantu aba yumva asebye niyo atashye aryana ahita anapanika hanyuma akandi kabazo ubona gucuranga umuntu mu rugo yumva umuziki mu muhanda yumva umuziki hari abantu bazi ko DJing yacu bisanzwe n'umuziki ubundi DJ ni kuba umuntu ari guscratchinga kuri controller cyangwa se ari kubigisha abantu cyangwa DJing nyine dushusha DJing ntabwo gucuranga abivuga guscratchinga umuntu wese aba yumva ari ugukubitaho kuri kiriya kigoro akumva birabaye ariko ntabwo ari byo
ubundi urumva umuziki ukareba uwo ugiye kuwuhuza. Bino ni ibintu ujya kwiga, ntabwo ari ibintu wabyuka ngo uvuge ngo ndabimenye nk'uko umuntu abitekereza. Ushobora kwiruka inyuma y'uwo mu DJ ukajya ubona ukuntu abigenza ugatekereza ko ubizi, nyamara mu by'ukuri ntabwo uba ubizi. Genda wige ufata amasomo, ni nk'uko wakiga n'undi mwuga mani, kuko uyu nawe ni umwuga wiga ukakwinjiriza amafaranga. Genda wige, biriya ntabwo ari ibintu uza ngo uhite utura aho ngaho uvuge ati ngiye namenye gucuranga. Oya, uriga buriya reka nkubwire, ntabwo ushobora kugenda ngo uhite wiga kiriya kintu cyose ukimenye. Ugomba kukiga gake. Hari n'umuntu wumva ngo DJ ngo barirya ngo turiya tuntu ngo baba bari kwikoreshwa kwa gutya na gutya ngo muduki, akumva ko atari ibyanyabyo kandi ni ibyanyabyo. N'ubu ngubu hari umuntu nawe kumwe arambwira uteca aba DJ muratubeshya, turiya tuntu muba mugira gutya n'uduki, ndambwira turiya tuntu n'utwanyatwo nawe woze kuzana ukwereke n'utwanyatwo turiya turakora, niko bigenda. Umuntu uri hariya utekereza ko gucuranga ari uguscratchinga, uzagende utega amatwi aba DJ ba danje. DJ wa danje ushobora no kutazamwumva ascratching, agakora na mix ikarinda irangira nta scratch n'imwe, niyo yaba ariyo kumvizamo indirimbo akoze. Uwo muntu aba ari wowe wumva beat matching, ukuntu ari buzi indirimbo nibyo bikwereka ko uwo muntu azi gucuranga tu. Ahubwo akantu ka beat matching utambitsemo. Beat matching kuryo nyine ikindi kintu wenda nashaka kugira ngo natwe refresh no kumenya ngo bira vibes z'abantu n'indi DJing kunye kucurangira abantu, kutwara abantu, kukontura abantu. Aba ba DJ bakiza bumva nyine kujya ku cyuma gakubita abantu bakayagara uba warishe, kandi buriya ugiye ukagenda wumva buri muntu ku giti cyiwe, bura ntabwo uba warishe. Niba uri gucuranga ntabwo mabigiye kinini, ariko hari abana benshi baje ndi kubareba. Niba uri gucuranga gerageza urebe abantu ufite. Iyo ureba abantu ufite umenya n'ibyo uri bubahereze. Hari umudije ushobora kujyaho agacuranga yunamye ari kwirebera ibintu ari gukora, ukaba wahindura n'indirimbo kandi abantu bari kuyivayibinga, kuko ntabwo duhindura indirimbo irangiye. Nta nubwo ushobora gutegereza ko irangira, ariko hari ahantu uba ubizi ko abantu bose bakunda nk'umuntu ukurikirana umuziki. Bigusaba ko niba uri gucuranga gerageza wubura amaso urebe abantu bari imbere yawe, urebe vibe bafite kugira ngo umenye n'ikintu uri bukurikizeho. Okay, hanyuma wakoze cyane. Hanyuma tugisoza tugana ku musozo, nicyo wakongera kuri kubyo twaganiriye byose kubijyanye na DJing? Ikintu nababwira ni kimwe, cyane cyane abakobwa, ntihazagira umuntu uzakubeshya ngo uzagenda uryamane nawe aguhe ubumenyi buhagije. Ntazanakubeshye ko azaguha akazi ka danje. Buriya hari ikintu tutajya tumenya. Buriya umukobwa wenda iyi vision nshobora kubivuga bakumva nyine ngo mba nigize ngo umuntu mukuru ngo ibiki, ariko iyo uri umukobwa buriya agaciro kawe, agaciro k'umukobwa, twebwe agaciro turakavukana. Abahungu muragashaka kugira ngo mukagire, ariko umukobwa agaciro arakavukana. Agaciro kacu nakahe? Sura umujama turi kuganira ngubu warankunze ukagira nyanyira abajama benshi tuya tuganira. Niyo muganiriye gutyo uhita wumva ukuntu muri abana babi. Uzi niyo umujama yakwihirinzeho ashaka kumuha ukamwima, uzi iyo umaze kumuha aguca amazi abavuga ati n'ubundi ibyo nashakaga nabibonye. Nta kindi kintu cya danje na attention ya danje bura ntushobora kwimugira. Ni nkuko udashobora kubona umugabo wasenya urugo rwe ngo yahuye n'ishori ya danje. Ntibishoboka, ntibinabaho habe na gato. Niyo waba uri uwa danje gute ntabwo byakunda. Wa mukobwa ni ugiye kwiga, niba winjiye muri uyu mwuga uzahura n'ibintu byinshi cyane bizaguca intege bikubabaze, ariko zihangane kuko agaciro k'umukobwa kaba hagati y'amaguru ye. Okay, ubwo nuko wasoza. Hanyuma ari igice tugira kitwa ndasuhuza, abacyo cyane mu nyuma uza abantu nk'icumi aba DJs bashitsi zawe, famille yawe, tubatere piste no kubasharinga no linki baze kureba ikiganiro wakoze. Aba DJ bo bafite bana ana abantu ushaka ko twasuhuza, aba igice cyane mu ndasuhuza. Ndasuhuza wenda DJ runaka, shout out, ndasuhuza runaka, peace, turaba linki baze kubireba.
umuntu wa mbere nyine nshobora gusuhuza ni biye wanjye. Biye wawe? Biye wanjye niwe muntu wa danje ubanza ibi byose ninjira n'ikintu cya danje ngiye viye nzamukorera surprise ya danje kubera ko igihe cyose yabaga hari kugira ngo akananjye kamane kureka umwana w'umukobwa akagenda nijoro akanakwigikira kabisa ukamureka akagenda nijoro ubizi utazi ahantu ari utazi abantu ari kumwe nabo ni ibintu bya danje. Viye wanjye ni umuntu wa danje, big up ya danje, shout out ya danje. Ndagukunda sana Viye, ndaza kwaguhereza ukarebe ndakwemera ko turabisoje cyane. Undi muntu ni DJ Lion namugezeho nta kintu nzi abikora neza. Ngubu nyine nta hantu tureka kumbwira kandi kantu naradangiza kusuhuza oya kumeza nari bififi nta mu DJ numwe noneho ugiye ku gitsina gore nta mu DJ numwe w'igitsina gore ushobora gutinya guhangana naho numwe n'abantu badanje bategura ibintu bya danje n'amashaka bazabiko biri abagenda bakavuga ngo uyu mukobwa ngo niwe mu DJ wa danje mu gihugu baba bagendeye kuki nacyo bazakire hariya ducurange w'umukobwa natinya guhangana nawe biyamenye muri make. Yes we ubu bwana ndabubona nkumva ndababaye akana ko gataye mu gotwe. Yayo ni shout out Direx nawe ajya binkora tujye dukorana bya hatari bya danje nawe ni umuntu wa danje abantu bukana nabo nawe Kisi the champion boy wahoye unawe wa danje urahumura n'abandi bantu twikuza n'abano ba MC Jane Mani no mukobwa witwa MC Jane ushaka kumuzana hano utandamuzana uyu mukobwa ni batamwitondera arabamara so ibintu bari mu baba bavumva ati turadupeti tuba turi kuvuga ibiki ariko uyu mukobwa azabakorera gashya namwumvisha umukobwa afite indimi nyinshi si wamwumvishe nta kintu atakora nibwo kinazi uyu mukobwa nawe Imana ikomeze imukorera ibintu bya danje ndamushimira kuba yaranyizereyemo nuna mutipe wanjye Olitike bano ba DJ Ino DJ Ken bagiye bangira inama za danje bose waje noneho Alphonse wa Kaizen Hotel umva ndakwemera kora Kaizen kora ryari ku cyumweru nsande kabisa DJ Gordon cyumweru mva Kaizen haba hahiye uramubosa urakorera he umunsi ndabandi muri Iduna Park ngiye kujya mba mpari kenshi cyane nzambazanira abantu ba danje mujye muza twirire show na boss wa Kaizen ndamwemera DJ Ivan nawe ni umuntu wa danje ndamwemera ara abantu nkorana nabo nyine nkumva ni bya danje ninshaka ndekera aho ngaho nanjye Gordon ndiyemera wabyanga wabyemera. Yes akadushimye cyane DJ Gordon nayo kansuza abantu bakurikiranye ikiganiro cyacu kuva cyatangira n'ubugeze ahangaho turakora subscription comment ikore no nanga jyo n'ibigano nk'ibitandukanye DJ Gordon utazaba nanjye kansuza aba people ikansuza abantu wese n'abadukorera nsuze famille yanjye nsuze mere wanjye nsuze Anifa nsuze Kabebe nsuze Papi nsuze Babu nsuze Shadia nsuze n'abandi mwese ndabasuje cyane nsuze aba DJs bagenzi ba Gordon DJ Mudi n'abandi benshi ba host ba danje mu kuzamuka n'abandi bitwa ba host ba bose turabasuje cyane Baisha turabasuje cyane ba Dangerman turabasuje cyane abantu mwese mudukurikirana umunsi bateye peace and love tuza kubashinga kino kiganiro mu kirebe hanyuma ngiye banyite MC The Badman Baddest one and only the champion boy katugushimiye cyane DJ Gordon mwakoze kuza namwe mwakoze kunyakira twizere ko n'ubutaha tuzakubona ndaba mpari igihe cyose muzanshaka thank you so much my sister Astra Vista Hasta mañana. Chao, chao.